naripimishe ntungurwa nuko bambwiye ko mfite virusi itera sida. Nagiye kwiyahura muri imbaraga zingeza ku kivu. Njya kuryama mu ishyamba ngo igisimba kindye nacyo kiranyanga. Nageze ubwo nicara mu isoko. Nzamura imyenda ntuhungahunge. Abantu baragwirana barahunga. Narabwambaye. Nazamuye imyenda ndicara. Abantu barahunga baragwirirana. Babati irano atakimara kwituma hariyo. Atuma nukufata arahita afatwa. Bamaze guhunga ndituma. Natunguwe no gusanga harimo igishwemo cy'amabyi y'amazi apasoramaho hagati. Kandi maze kuyanywa. Ndavuga ati rwose indwara ndayikize. Igisubizo kiza ari negative. Nkimara kumva ari negative. Numvishe nishimye. Numva umudiho uvuye mu birenge. Numva se ukuntu mbaye. Numva bisabyibuha. Numva ni ibintu bikaze. Ubwo rero bamaze kumpa igisubizo cyanjye. Slim Jesus. Igihugu uyu munsi ndi kumwe n'umumere mukecuru bakwita mukecuru cyangwa n'umumere ko bavuga. Murabyemera? Abenshi bo ntago babyemera, ntago babyemera. Igeze mikoro tuganire. Yego umeze neza? Meze neza. Mikoro cyane. Yego bakwita ngo iki mama? Amazina yanjye yego ni Twizeye Trifine. Twizeye Trifine. Yego igeze mikoro neza cyane kabisa. Witwa Uwizeye Trifine. Nishimiye guhura nawe. Ni byiza. Ko wababaye? Oya. Njye muhana murare ntago nyakunda kubaba. Ariko warutangiye utishime. Byari bigenze bitari gutekereza iki wari ugiye kure mu. Oya hari umuntu gacishamo akitonda. Ariko nambonye ugiye kure mu bitekerezo. Oya. Byari bitewe n'iki utekereje iki? Ntabwo nari ngiye kure cyane. Nicyo kintu ujye ukunda gutekereza kigatuma ujya kure. Urebye ntacyo. Ntacyo. Kireko niho utegeza nk'ubuzima bwanjye niberaho. Ubuzima bwa buri munsi. Yego mikoro do bayifata gutya neza kabisa. Nk'ubuzima bwa buri munsi wenda ariko nabwo ntabwo bungoye kuko nabwo mbumenyereye. Ariko ubundi uhora wishimye uri na morale cyane. Mpora cyane. Kuko nta bintu bikunda kundakaza ngo bifateho umwanya muremure. Ndabikunze cyane. Nagize gutya nkubona ku kiganiro ahantu bati dore umukecuru ngo warwaye sida arangije arayikira. Ibyo warwaye sida urakira? Narakize rwose. Higo? Wari warayirwaye? Narayirwaye. Ariko kubera Imana rwose pe. Hari ibintu se hari ibimenyetso ugira bigaragara ko yigeze kwirwara? Ibimenyetso bye bitangiye kuza. Nkabona ndwaye akabyimba ahantu. Nkabona nzanya gahusha ahantu ariko bitari byakara. Yego. Bitari byakara. Ariko none ubwo mu gihe bakanguriraga abantu uburyo bwo kwipimisha ariko bya bitari byari kuri umukinnyi wa filime. Mikoro nicyo kintu bitaho cyane, kintu bitijwe. Yego. Ubwo noneho rero ubwo mbese numva ngomba kwipimisha. Ariko ntabwo neza iki kibazo ngifite. Yego. Yego. Yego nta kibazo. Ndakumva mbwira ntugire ikibazo. Ubwo rero naje kwipimisha. Naripimishe ntungurwa nuko bambwiye ko mfite virusi itera sida. Yego. Ariko nkimara kubyumva ntago nabyakiriye neza. Ubwo uri kundeba neza tunareba. Ntago nabyakiriye neza. Rwose narababaye numva ni ibintu bikomeye. Ubwo rero cyo kora mu gace gatoya. Mikoro dore kwa kundi kabisa. Mbasha kujya na mugenzi wanjye ndamuganiza wambaga hafi. Mubwira ikibazo mpuye nacyo. Ariko noneho arambwira ati rero nta kundi ati ugomba kwihangana atari ko hari ahantu batanga ubufasha. Ubwo nabashe kujya hano kuri so ariko nagiye kuri so bamaze kwipimisha habiri. Yego. Nabaje kuri centre de santé. Ngezeho njya ahantu bapimaga gutya neza kabisa. Hano mu Gatsata. Ubwo nza kubona ibisubizo bitanduka byemeza kimwe bya positive. Yego. Wasanze ibisubizo yegereze neza mikoro. Ko ngo wagiye kwipimisha ahantu habiri hatandukanye. Bose bakubwira ko ari positive. Ubwo ari positive babivuze iki? Positive byango mbese amaraso ari mu bwandu. Ubwo nibwo nagiye njya ahantu bita kuri Suwa hari mugenzi wanjye wanjyanyeyo. Amaze kugerayo. Yego. Muri icyo gihe ntago nahise niyakira. Nahise rwose mera nabi. Ntamfatwa na diary y'ubwoba. Yego. Ubwo mbese
naryo ibyo ndiye ntibimfate mu nda kwiyakira biranga yego ariko mbasha kugenda ngezeyo mpasanga abantu batandukanye bayirwaye mbona nta n'ikibazo bafite mbona bafite ubuzima turiga mbese bwo niho niyakiriye maze kwiyakira rero nibwo naje gusaba kugira ngo bamfate amaraso yo kugira ngo menye abasirikare mfite mu mubiri uko bangana kuko n'ivuriro centre de santé yacu nta miti igabanyukana yari ihari yego ubwo muri ubwo kwiheba rero nibwo naje kuryama muri ibyo bihe yego ndyamye ngendota inzozi izihe nzozi rero inzozi ziraza ndaryama ubwo abakurikirana neza sinzi ko mushaka kubyibuka byari mu bihe bavugaga umuntu bita Amahoro uri Igitarama bavuga ko umuntu avura sida yego ko yavumbuye umuti byari muri ibyo bihe mvuga nti ibinyamakuru biratangaza uwazareba nkamugeraho arebo bita Amahoro ubwo rero mu gihe bimeze gutyo nibwo naje kuryama nza kurota inzozi yego ubwo inzozi ziza zimbwira mbose ubwo inzozi narose nararyamye numva ijwi rimbwira ko ninsubira inyuma nkareba ku Mana yego nkareba Imana ko iyo ndwara izayinkiza ndabase izi nzozi zije gutya zimeze kuko ubwo nari narasenze ariko nyuma nsubira inyuma ko nasenga mu ADPR yego ndavuga ntiryo niyerekwa rimeze gute ubwo rero kuri akuye wasenze ubasha no kwegera Imana ukayibaza yego nabwiye Imana nti Mana iri jwi numvishe ni iryawe yego niba ari wowe umbwiye ndashaka ikimenyetso yego ikimenyetso kigaragaza ko ari wowe umbwiye ubwo naje kuryama narakomeje ubwo nari ndyamye nyuma ndabirota yego nyuma ubwo nza gusinzira maze gusinzira ubwo narose mbona igipapuro ku gikuta igipapuro yego kingana no ku gikuta ku gikuta kingana icyo gipapuro cyari umweru kigiye cyanditseho positive n'inyuguti z'umutuku kirangiza igikuta igipapuro cyuzuye igikuta cyanditseho ko urwaye sida positive ubwo noneho hakurikiyeho ikindi cy'umweru yego cya negatifu n'inyuguti z'umukara negatifu yego kiraza kiratwikira kimaze gutwikira ubwo positifu iratambutse negatifu iragitwikira ubwo narakangutse ndavuga izo ntabwo zisanzwe Imana yansuye yego izo ni iz'Imana ubwo bwakeye mfata nk'iminsi 2-3 njya kwipimisha ahantu ubwo rero ubwo tukiri kuri suwansi inyuma gatoya ubwo mu buryo kwifatisha amaraso bari bambwiye kujya ahantu bita kuri Avega nsanga simpazi noneho rero ndavuga inti hose uko bapima reka njye San Francisco ngeze ku Gitega banze kumpima ndagaruka njya CHUK ngeze CHUK hasanze abandi mpasanga abaganga baratwigisha baratuganiriza birangije ubwo rero ngiye kuko namaze kwiyakira kujya gufata igisubizo uko cyagombaga kuza uko cyagombaga kuba kije nagombaga kucyakira ubwo baratwigishije mu bihe by'ibisubizo iyo bagupimye uko bigenda nuko nyine ubwo ngeze mu gihe cyo gutanga amaraso ndayatanze mu gihe cyo gufata ibisubizo bambwira ati usanze waranduye wabyitwara ute usanze uri muzima wabyitwara ute umuganga ndamusubize ntariko rero ntingenagije kwiyakira ni gusa ngewe igisubizo cyanjye ni positive njye mfite ubwandu ni none njye nshaka nuko umenye abasirikare niyo mpamvu naje ahangaha umuganga arambwiye ati rero igisubizo cyawe ni interimine navuze interimine bivuga amaraso y'uruvange inese amaraso y'uruvange ubwoko bwa mbere byabaye positifu bwa kabiri ka positifu none interimine ijite
bitewe nuko aje kutuganiriza nise mwatuganirije mutwaye intermine ibyara positif none positif yarabanje intermine nibwije birabayobera nabo barambwa ati genda uzagaruke naragiye ntimumpe igipapuro cyanjye yego ubwo umuganga wampimaga nabwo ampe igipapuro cyanjye n'amaraso yanjye wapimye ikimi yarakimpaye nabyo bya positif nari mbifite yego ubwo rero nagiye mara nk'icyumweru ndavuga nti reka mara icyumweru nzasubira ahandi ndebe byararangiye muri icyo cyumweru nyimo nibaza za nzozi zaragarutse bwa kabiri zigarutse ngo ninjye wabivuze rwose ngewe ngomba kugukiza sinabaje ngo urinde umbwiye nabyo ntimana ntiryo jwi ni iryawe niba ari wowe wampaye ndashaka ikimenyetso za nzozi zaragarutse bwa kabiri yego igipapuro cya positifu cy'umweru positifu y'umutuku kigeze hasi kingana n'igikuta negatifu iramanuka rero agitwikira ubwo nafatiye ko ndavuga nti ibyuma byose birabeshya reka njye Nyamirambo kwa Nyiranuma nagiye kwa Nyiranuma baratwigisha bamaze gutwigisha bwo nari maze kwiyakira numva nta n'ikibazo ngifite mbona uko bizagenda kose nuko byagenze ubwo rero igisubizo kije cyaje ari negatifu maze kubona za nzozi kabiri mu bihe bitandukanye cyeje ari negatifu rero nge nateye impaka n'abaganga ntabwo byashoboka mwatwigiye gutya ndetse zana za mpapuro ndazibereka maze kubereka nti kuki imbere byagenze gutya bwa kugenda gutya bwa gatatu bikagenda gutya uyu munsi bibaye negatifu none ibyuma byose ntabwo bikora kimwe umuganga yari umugonga w'umudamu arambwa atari ko witwa ndi ntinitwa Uwizeye Trifine ati ntiwizera ko ugomba gukira Imana arabimbwiye ariko ati byizere intimuga ntindabyizeye ariko se ntinge ntabwo mbyemera ahubwo mwafashe amaraso yanjye mupima y'undi murabyitiranye banyereka buryo ki baguha igipapuro n'amaraso bafashe mu gacupa bakandikaho inomero ndawe nta kintu biri buntware mu mbabare mu mpime bwa kabiri mu mpime bwa kabiri menye yuko noneho kandi ubwo igihe cyo gupima cyari cyanarangiye bafashe ibisubizo ndawe ntimumbabarire rwose nta igisubizo kizima bafashe bambwa ati uremera ko bafata igitoyi cya kabiri ni igitoyi bafataga ndavuga nta kibazo ntacyo biri buntware barabinkoreye umuganga arabinkorera ahereza ubijyana muri laboratwari ngo bafataga iki ikizami kindi bongeye bayapime ikizami cya kabiri bafataga amaraso yo mu mutsi unemera ko bafata bwa kabiri noneho n'abantu bari bamaze kugabanyuka n'ayanjye bafashe yonyine umuganga cyo kora rwose wanjye neza arabinkorera igisubizo kiza ari negatifu nkimara kumva ari negatifu numvishe nishimye numva umudiho uvuye mu birenge numva se ukuntu mbaye numva bisa byibuha numva ni ibintu bikaze ubwo rero bamaze kumpa igisubizo cyanjye natahanye morali nduhukira ku mudamu w'inshuti yanjye ubuhamya rwose mana nawe ahari yabo babwira n'ubundi aracyariho ko ibyo bintu byabaye ndaye namubwira ukuntu bingendekeye rwose nuko arishima korane kwa kundi ya gahunda yacu nuko nari naramubwiye nkimara kubona positifu ndavuga nti ubu ngaragara uzamfotoza ifoto uzanyibukiraho nimara kurwara nzahaye uzongera umfotoza indi nimara gupfa ujye unyibuka araturikararira yari umugore w'inshuti yawe n'ubu turacyari inshuti arahari nawe icyo gihe wari witeguye gupfa nari nabyiteguye ariko maze kwiyakira numvishe maze kubona abandi numvishe kari nk'ibisanzwe wari waraseze abantu nka bangahe wari umaze guseza abantu nka bangahe usezerera kubaseza bagati ngiye gupfa ntabwo nabwiye ni uwo mudamu nabwiye ubundi abandi naho twahuriraga aho ngaho ubwo kuvuga icyo kintu byabaga ari ibintu bikomeye kubwira abantu gutya ariko ndavuga nti njyewe ntabwo nzifata ntawe nzanduza ariko kubera umugambi w'Imana nuko uko byagenze yego ndibaza rero nuko ubwo rero birangije
mbaye aho ngaho yego ndavuga nti rwose indwara ndayikize ubwo byabaye ngombwa ko nsubira kwipimisha kuri cya cyuma cya mbere cyampimye yego nsanga ni negatifu nsanga ni negatifu rwose pe ndavuga nti Imana yarankijije. ese ubu ni impamvu yatumye ujya kwipimisha bwa mbere ari iyi? Bwa mbere icyo njya kwipimisha bwa mbere yego abantu barabitinyaga ariko nanjye nta nicyo nakekaga yego nta na kimwe nikekagaho ariko naravuze ushobora kuba aho ngaho ukaba wagwa mu cyaha burya kuba wakandura si uko warakoze umwuga w'uburaya hari ukuntu uvugana n'umuntu cyangwa se ukagira n'inshuti bijya bibaho abantu b'abadamu ukaba wagwa mu mutego ugakora ikintu. niyo mpamvu rero tugiye kwinjira hano rero ikintu we cyatumye urwara sida ni iki? ubwo rero ku bw'ibyo urabona mu gihe cy'ihunga guhunga muri 1994 94 ubwo narahunze mbasha kugenda njyenyine ngera iyo njyenyine ubwo uwo naje gushaka urumva ko twashakanye gutyo wagombye guteganya ko wagombye guteganya yuko nawe ushobora kumushaka yarashatse undi cyangwa arabonanye n'undi ibyo bijya bibaho mu buzima. Noneho aho duhungukiye yaje gufungwa ubwo noneho nsigara njyenyine mu buzima ariko hagati aho ngaho umuntu naka sinamuvuga izina twajyaga guca inshuro tumaze kujya guca inshuro rero ukagenda umuntu akaguha akazi umuntu haje kumpa akazi amaze kukampaza kuza kumbwira ati uze kuza gufata amafaranga yawe saa bita saa 10 saa 10 nagiyeyo nari umumama ufite abana babiri nkiri mutoya n'undi nawe yari umuntu mutoya njya gufata amafaranga ngo abana banjye barare bariye nanjye mbona imibereho nta kintu nari mfite yanyeretse aho njya kunywa amazi mu gikatsi nagiye ngiye kunywa amazi ibyo yari arimo akora yarabiretse araza arakinga amaze gukinga nuko ubwo nyine bibaye aho ngaho. urumva ikibazo nari nibajije cyagiraga kiti we baramufunze noneho bamufunguye arakubwira ati ushobora kuba urwaranduye ariko icyo gihe wari utarajya kwipimisha cyangwa wari gukira. Bafunguwe by'agateganyo hari igihe bafunguye bagaruka mu ngo icyo gihe naripimishije usanga wararwaye icyo naripimishije nsanga nararwaye nyuma rero ubwo waramaje no gukira maze no gukira arangiza arazakubwira ati ushobora kuba naranduye ngo nzipimishe. ari muhuriye he? Twari duhuriye mu nzira kwa kundi abantu baba bagenda mu mayira gutyo turahura akubwira ngo iki aransuhuza tumaze kuramukanya nuko arambwira ati amakuru nti rwose amakuru ni meza nuko arambwira ati ariko rero ati njye hari ikintu ntigeze nakubwira arambwira ati uzipimishe uzarebe kuri muzima ati njyewe nawe ukunze sirakubwira ikintu ati gukorera ibintu nzi ko ndwaye ndabwira ni rwose nti nta kibazo nti wowe gusa uzasabye Imana imbabazi njye Imana yarambabare nti njye narakize atabwa ati niba warakize rero ati niyo mahirwe yawe nubyo nuko twavuganye no muri kumwaryamanye rimwe ryonyine atana kwanduza sida niryo rimwe niryo rimwe ariko urumva umwana w'umusore no kuba nari umuntu w'umuzahare impamvu ntanabitinzeho urumva ko umuntu ugukingiranye ni jugujugu nta byishi mbese nuko nyine mikoro yitungana icyo gihe ufite imyaka ingahe? Nari mukuru afite nk'imyaka ingahe urwara sida? ni mu myaka 30. wayirwaye igihe kingana iki? ubwo nabimenye mu myaka nk'itatu. wamenye ko urwaye sida hashize imyaka 3 maze ubwo urumva yimaranye imyaka 3 yego none igihe noneho wamaze kwimenya ubwo kugira ngo mbimenye ni imyaka 3 uza gukira uterera
ubwo naje gukizwa n'izo nzozi. wabwiwe n'iki igihe nyine ndi kuvuga igihe wamaze urwaye igihe namaze nyimara kubona ko ndwaye bimaze kugenda gutyo ubwo ngubwo nabayeho ngaho kugira ngo menye ko cyo kora bwo ngubwo nari narashatse ubwo kugira ngo nzajya kubibwira umugabo mu bana byabaye ikibazo ariko ngeze aho nabuze nzahora ngenda njya kuri suwa ejo nagiye inteka mu rwego rwo twifatisha amaraso yego mbe mubwiye we yaranshubije ngaranyiyamye none kubera iki atezamuka ruguru aho ngaho atugende urebe imisara biri mu irimbi ataba bose nicyo gicyo bazize rero nagira ngo ugende wipimishe nubona waranduye twifatira imiti nubona uri muzima unyirinde ahasigaye uzatunge uzabonye ko uzarera abana bawe ni njyewe nangije kwiyakira nta jambo yanshubije ahubwo atari inshubije ahubwo njyewe nkurusha uburakari ndavuga ntaruze n'ibindi ushobora kuba ari wowe wanduye nkaba nkubwira ukabyanga ukaba ari we wanyanduje yaranshubije ngo ndi umusazi ndaceceka ubwo ndatuza ubwo nyuma haje kubaho maze kumenya ko nakize navuze nti kugira ngo umugabo tuzipimishe rero ubwo natwaye inda maze gutwara inda ndatiga kwipimisha tugeze kwa muganga yarakwemeye muraryamana kandi uyirwaye yaremeye kuki se yabyemeraga yaremeye nuko nje kwa muganga tujya kwipimisha badufasha amaraso amaraso yanjye ni mazima naye ni mazima ubwo umwana twabyaye icyo gihe yagize imyaka 15 none se ubwo ku cyiciro cya kabiri nanone nkurikizaho umwana w'umukobwa wariga mu wa 5 primaire nabwo tujya kwipimisha dusanga turi bazima ariko noneho po nkajya mbibwira n'abantu noneho iby'amasoni bibaho nkabwira nyamara ntingeye Imana arankijije none nababwira ntibabyemere bakavuga ati wowe ati bibaho ati ninyama byagenze gutya na gutya ati ni inzozi wiroteye nibiki ndabwira nti niba ari n'inzozi narose zigahura n'icyemezo cya muganga iryo jwi rikaza na muganga ibyiciro bibiri ntubwo n'iby'Imana yangize ko yabyikuye umugabo arabyemera umugabo arabyemera ko arabimenya arabyemera ko wigeze kuyirwara ko cyangwa yumva umubeshye sinzi uburyo abifatamo nese icyo gihe kuko n'abaturage rwose barabizi kuko rwose pe muri icyo gihe umugabo wawe yakubwiraga ngo iki icyo gihe wowe urwaye we atarwaye nta kintu yambwiraga yarakwizeraga ntacyo yambwiraga ahubwo ati nta kibazo n'undi twabanye twiyemeje kubana akimara kumbwira ati reba hari haruguru urebe imisaraba ihari ubwo nta kintu nanjye nagomba kurenzaho navuze nti ibizakubaho uzabyakira aranyihorera amaze kunyihorera ubu ngiye mpamya ko Imana ariyo yikoreye ibyayo nibyo yikoreye ibyayo rwose gusa abantu babyibazaho nanjye nabyibajijeho ariko nkaba ntise inzozi ziraje ntarajya kwa muganga ko zitaje ese muganga abona kira cyemezo kuki akimara kira cyemezo karibwo ziranzo ziraje ndi mu bwoba ngenda ubwo nyuma yaho muri ko kujya kwipimisha kuri abo bana bakurikiyeho umudogiteri yaragihari wa wundi aza kuza arambwira ati wabafashe umuti umuti w'iki atari umuti agomba kunywa mu mazi ashyushye ni dogite biracyari bya bindi ati Yesu yarankijije ati Yesu yarankijije ini se arambwira ati ubwo wanze gufata imiti ufata umuti w'umwana Yesu yarawukijije ni se muga uryamye ku itanda ntirudogiteri ntizana urushinge ufate ubwo bafataga no ku rutoki umfata amaraso ku rutoki nize njyewe naba ngiye kwiyica nakica umwana wanjye rwose zana amaraso umpima urutoki numpima urutoki urebe atiza koko unibyo zana amaraso umpime urutoki ugende uyapime ndabigusabye uri dogiteri noneho nubona hari ikibazo mfite noneho mfata imiti y'umwana araza amfata amaraso mu rutoki rwose byari ubushake ntaki
aragenda arambwira ati jya usengera ati iyo wasenze jya usengera abandi. niwe muntu wa mbere wumvishe wakize sida? Hari n'abandi najyaga numva hari abazaga bagatanga nk'ubuhamya hari n'uwayikize rwose ngo yaranagize no muri moruge rwose ngo yapfuye ngo barakuka gake agiye kujyana muri moruge amara iminsi ari ku gitanda ari muri koma aza kugenda ahinduka neza ngo bamupimye basanga n'ibihaha byari byaraboze byarabaye bizima. kwa ngo we yarapfuye agera muri moruge yarapfuye bagiye kumujyana muri moruge hasigara kuka gakeya atanga ubuhamya ndumva narabwumvishije none asaya kuka gakeya nyuma aza guhembuka aza gukira agaruka akize na sida none akira sida we namupimye n'ibihaha byari byaragize basanga n'ibizima agarutse yabaye mushya ari mushyashya. ibyo bintu bikwigisha iki kuba wararwaye sida yangiza ukayikira? Ibyo bintu ngiye bigisha ko Imana ishobora byose. Ntabwo ubaho ufite ubwoba? Ntabwo ubaho ufite ubwoba? Ntabwo mbaho ubaho ufite ubwoba ku buryo uvuga ati igihe icyo cyose yangaruka mu maraso? Oya nta bwoba mfite rwose pe nawe Imana yarankijije rwose kuko Mana bitewe nuko nagiye numva n'ubuhamya bw'abandi uretse na sida hari n'abakira kanseri hari abakira diyabeti uretse ko uza kumva sida bakumva ko ari ikibazo ntabwo ari ikibazo n'indi ndwara yose umuntu yaba afite ikomeye Imana ibishatse rwose irayikiza. Twakizera mu kiro kugira ngo twemere ko iyo sida ishobora kuba iyakira nyine nk'umuntu urwaye cyangwa hari umuntu ushobora guhura n'ibibazo hari ibibazo by'imyuka mibi bijya bitera abantu ukabona nk'umuntu bamuroze cyangwa iki ariko ukabona hariho abahanuzi benshi b'ibinyoma uri kumva mubaje kuri icyo ngicyo hakaba n'iyo sida hakaba n'iki abantu kumva umuntu avuga ngo mvura sida wakizera kuki wagenda kuki uvuga uti uyu muntu aransengera kandi ndi bukire? Gusa icyo na umuntu yakizera ni ukwirinda guhangayika ntiwirebeho ku kibazo ufite ikije cyose ukacyakira ukavuga uti Imana nibishaka nzakira ngomba gukira ukibaza ko no gupfa niyo wanapfa ukavuga uti nabwo nabyakira nta kundi ukishyiramo kwizera. Yego ubwo ngubwo aho ngaho wakira ukameze neza cyane. Abahanuzi bizereramo? Abahanuzi abakozi b'Imana cyangwa warisengeye ku giti cyawe? Umva ngewe izo nzozi zaje ngewe ntawampanuriye ariko n'abahanura ndabizera ariko hari utaguhanura ibyo ngibyo akaguhanurira ibindi nabyo ndabyizera. Hanyuma rero mwibaza ubuzima bwawe busanzwe wari umuntu wari ubayeho gute wakuze gute kugira ngo uze kwisanga sida yakwigeze mu maraso? Ubuzima bwanjye nabayeho mu buzima bwiza mu gihe cya mbere kuko navukiye mu rugo rwari rubashe kugira imibereho. Noneho nyuma rero nza kwisanga mbaye njyenyine ugiye mu buzima bwo guhahira abana uri wenyine uri guca inshuro utekereza akanaka ariko n'ubundi ubwo buzima n'ubundi narakomeje ubwo buzima bwo kubaho gutyo n'ubundi ntabwo nigeze nawe umukire. Yego ngo ndakize oya ntabwo nakize n'ubundi ndi umukene. Yego ariko ndi umukene ubasha guca inshuro ariko nkarara ndiye nkabaho da. Ndi umukene ubasha kugira ngo mbone agatenge ngafure nkarabe mbe ndakeye. Yego ikintu cyagukeneshe ni igiki? Ikintu cyagukeneshe ni igiki? Cyankenesheje nuko nta butunzi bundi mfite. Yego ubutunzi ufite no buhe? Ubutunzi nese waba uri aho ngaho nta kazi ufite mu uti karanzamura nta sambi ihagije ufite uvuge ngo irakuzamura urwa rwose nibwo bukene ariko ntabwo ndi wa mukene usabiriza. Imana impa akabaraga nkabasha erega Imana yarankijije imaze kuyizimaza imbaraga mbasha kugenda nkahinga no mubyizi nkabona bibiri nkabicyura. Nkabona imbaraga rwose. Wigeze ushaka kwiyahura? Oya
gushaka kwiyahura nabitekereje ndi muri Kongo. uzira iki Muri Kongo niho aho nanagiyeyo. wagiye kwiyahura Nagiye kwiyahura muri imbaraga zingeza ku Kivu. Njya kuryama mu ishyamba ngo igisimba kindye nacyo kiranyanga. kirakwanga Kimaze kunyanga rwose ndakibura ngo kindye. urakivuga ngo ngwino uryo iki Navuze ndi ndagenda njya mu ishyamba. Igisimba kiransanga gite kirya. Ndi bubabare ntake ariko gutaka byarangiye. Muri Kongo niho nahuriye n'ubuzima. Niho nabitekereje. Icyo gisimba se cyaraje byibuze uryamye Ntacyo nabonye. waragiye uryamira mu ishyamba urara amahoro Naryamye bucya bajya kwasa inkwi baraza numva bageze mu ishyamba. Ndasasuruka. Ndasasuruka nditahira. urababaye uravuga ati wagisimba kuki utandiye Navuze ndi koko nsubiye mu nkambi koko. wumvaga wifuza kuribwa n'icyo gisimba Ntacyo narinzi. Icyo ari cyo cyose ikiziba nta mbwa yari iriyo. Nta misega y'imbwa yari iriyo. Numva kuko ndibona igisimba cy'inkazi kirive mu ishyamba kigahita kiza kigacakira cyamaca nuko mba ndakibuze. n'inzoka Oya numva nategereza ko wenda nko mu ishyamba havamo nk'intare ikakurya cyangwa ingwe ikaze igahita inyaseka ikagira ikanyirira bitewe n'ubuzima nari ifite. Oya Imana yari izi uko bizagenda. Imana yari izi uko ariko urabizi Imana yari izi uko bizagenda. Icyo gihe nshaka kwiyahura twaragiye turahunze turagengeze muri Kongo ngenyine. Maze kujya muri Kongo ngenyine ya ndwara abantu barwaraga. we uri mutoya ntabwo uyizi. Hari indwara warwaraga ikagufata imitsi ikagukura waradiyaraga. Wamara kudiyara nyuma yaho hari ukuntu watakaga umuhogo waragongaga. Iyo umuhogo wagongaga wabaga uri bupfe amaso akagenda. Ukaba wanyeganyeza akaguru imitsi ikakurya. Uwabaga abaye gutyo yabaga ari bupfe. Ariko Imana yarahandindiye. Iyo ndwara yitwaga ngo iki? Iyo ndwara yari macinya. Abantu bararwaraga imara abantu. Macinya narayumvise. Noneho nari njyenyine. Nari njyenyine narabuze abavandimwe nta muntu umwe turi kumwe. Uburyo nanagiye nkagera kuri terwe ufata ibyo kurya. Iyo ndwara nyirwaye ngenda nicara mu nzira hose. Nageze ubwo nicara mu isoko nzamura imyenda ntuhungahunge abantu baragurana barahunga. Ni mu isoko se reba wambaye ubusa narabwambaye. Nazamuye imyenda ndicara abantu barahunga baragwirirana. Bamaze kugwirirana bose barahunga. Babati irano atakimara kwituma hariyo atuma nukufata arahita afatwa. None barahunga barirukanka baragwirirana. Abantu bose barabibonaga kwirwa. Barabibonaga nta mbaraga. Ndayina ndyama mu nzira agasume nari mfite mu ntuza mu ijosi. Bagakwemo barakajyana. Nari mfite ibikweto by'ipantufure ukuntu babikwemo barabijyana. Ahasigaye birangije ukuramo. Ahasigaye nkuramo ndamumva. Ndazamura ndicara mu isoko bari mu ntuza kuri tera hano bose bateraniye bariruka barahunga. Bamaze guhunga ndituma. Ndangije numva ngize inyota. Ndahaguruka ndagenda gake gake. Mbona aho twagiye gufatira ndahavuye. Ngeze hepfo hari haparitse imodoka ziriho ibyapa bya Croix Rouge. Nabonye umuntu w'umusore yari yambaye imyenda ya kake w'umukuru wa Rouge. Nagenda mufata. Ijambo namwe nti wa musore we ati nturi umukuru wa Rouge ati nturi umutabazi ati nsabira amazi yo kunywa. Yabonye umuntu uturutse hirya afite ijerekani mu ntoki arimo agurisha amazi. Igikombe cyari amafaranga 50 y'amazayiri. Noneho ubwo ngubwo yaramubwira igikombe nanga yaramubwira. Namwe ibikombe 3 ariko by'amazi ntibigere ku nyota. None hamwishyuje undi amusubira ati nuko muri abanyarwanda ati nta cyiza cyanyu. Umuntu nk'uyu nguyu aragusaba amazi agiye gupfa koko umugurisha ati genda. Arayamwima ya mafaranga arayama. Narakugendeye ngeze hano ku muhanda. Nararyamye. Maze kuryama sinzi uko byangendekeye. Ya mazi narayarutse
maze kwereka yose ashiramo aho n'uburiye amaso numva mbona abantu bankozeho uruziga umwe ati yewe ati yari akiri umukobwa undi ati yewe ati umuntu ujya gupfa ajya ku muhanda yego undi ati ikigaragara ati umuntu yaburanye nabe ni inzara imwishe n'ubuye amaso mbona abantu bari aho ngaho yego ubwo nibwo ntahagurutseho ngo ndazanzamuka ndagenda gake gake ubwo abagiye gufata bafashe batashye naho navuye sindi bugereyo ubwo nkagenda nkakora iki nkicara uyo nagiye kwicarana kuri burende y'umuntu aturuka nkazana inkoni ati hute atwege gupfira ahangaha ati hute aranyirukana amaze kunyirukana yicara ku muhanda maze kwicara ku muhanda naraye aho ngaho maze kurara aho ngaho burakeye bumaze gucya muri icyo gihe ubuzima nahuye nabwo ubwo bumaze gucya ndagiye gake nza kubona abantu bagenda mbonamo mama wacu mbonye mama wacu ndambwira ntiwanjyanye aransuhuza ijambo yambwiye ati nta kirago mfite naguhambamo nta n'umwe nafite naguhambamo ati dore mbaruguriya kuri Croix Rouge hariya ureba amabendera nubona ukize uzansangeyo ati umwenda nari mfite nawuhambyemo nzaba mwita musaza wanjye ati we naguhamba muki abaragiye n'abantu ndi bupfe koko yabona kugiye gupfa mama wacu aranyanze n'undi uri bunyemere ubwo byarangiye mvuga ntumwanzuro mfashe ni ku Kivu ni kuri ntabwo nagenda ngo nzagereyo macinya iyo ndwara wari urwaye macinya bitwa macinya yaterwaga n'iki usanga abantu benshi muri Kongo barayirwaraga bagapfa bakajya ku mihanda bagapfa ntabwo nzi ariko n'imibereho mibi yari ihari n'urusazi n'ibiki byose yaba na bwacya ahari ni indwara yagufataga iyo yagufataga amasaha 3 wabaga urangije gupfa waba uri mukuru waba uri muto cyane wayimaranye igihe kingana iki njye ubwo ngubwo yamfashe nka samo za ninjoro ariko imfata nari nagiye kuvoma ku kirunga ngiye ku kirunga nirwa ngenda sinagera aho njyo nza kubona amazi mujya kubona amazi naragiye mpita ntereka ku isoko ngewe ntereka akagemeri rwose akagemeri y'icyuma batangaga ngo nayo mfite indobo amazi nayo yeguje ya mbere ndayanywa rwa rugemeri maze kurunywa ntaho ndiruhutsa ndongera ntego bwa kabiri ndayanywa maze kuyanywa ntega indobo none kanjye kureba aho yabaturutse ndebe ko yabavuye mu isoko ndebe ko avuye mu isoko nivomeri natunguwe no gusanga harimo igishwemu cy'amabyi y'amazi apasuramo aho hagati kandi maze kuyanywa bamwe amazi usanga harimo amabyi mo imbere nsanga umwanda ari hagati mu mwanda nkimara kubona uwo mwanda nafashwe no kuruka ndaruka no kuvoma ntaho nasubiye ubwo narakomeje maze gukomeza ubwo ndaje indobo nyizanyemo ubusa niriwe nduka mpita mfatwa niyo ndwara byangendekeye gutyo ubwo rero maze gufatwa niyo ndwara nibwo yanzahaje ndi njyenyine maze kuba njyenyine nafashe ubuzima ndavuga nta kundi ngombe ngende gake nigire mu ishyamba niryamire igisimba kindye ndababara kiri kundya ariko kirandangiza ndapfa ndebye nsanga ubwo twe tugeze mu kugira ahantu bita ikibumba twaravuye ahantu bita Goma mbona ikivu ntashaka kukibona ngo njyemo niryamira mu ishyamba igisimba nticyandya rero ubwo birarangiye kitandiye ndagaruka maze kugaruka muri ku Kivu hariho kubanya kure hambaye kure hamaze kumbana kure rero ariko burya ni ukubera Imana ubwo nabaye muri ubwo buzima nkajya ngenda nkatoragura ibikongorwa by'ibisheke nkajya mvuna najya amahirwe hari ako baba batahekenye cyangwa ibitungwe by'imyembe bagiye bajugunye
nyuma aho ngaho bimaze kuba aho ngaho nibwo naje kugira gutya nza kubona abantu b'iwacu bari abanyama kuko papa iwacu nahahoze muri komine Rutongo n'ubundi Rutongo inaha ngaha yego hari hejuru ya Nyacyongano bita Ingiryi hafi n'ubundi hafi ya utuye abantu bari bazi rero papa yari umupolisi wa komine bari bamuzi cyane yego noneho rero nza kugera ku bantu batetse abarambwira ati niko ate dore umukobwa wa naka yego mba ndababonye bavuze ati nuwa naka nuko ambwe ubaho gute indi nuko nguko yego wabaye gutyo papa ari yesimbise mama reka da abo muvindi mwereka da yego uri wenyine ati ni gutyo nti barambwira tujyuza kunywa gasosi nanywaga banshyiraga mu gikombe cya plastique bakampa ikirayi kimwe icyayi kimwe n'abashaka kukirya iminota 20 ntarakimara unywa agasosi nangiza nkagenda ubundi bakambwira ati ubundi bampa agacupa bakansukiramo agasupu nkagenda bansukiramo agasupu nkagenda noneho icyo kirayi mbona ngeze ubwo nshaka kukirya iminota 5 nkakirangiza bakampa agasupu kare bakampaye ako kanya ako gasupu kazangeza ejo yego nongere ngeyo nyuma nibwo naje gufata agatege rero maze gufata agatege mbona urupfu ntirontwaye nuko ubwo mbese mbona ngize ubuzima rero ntabwo mu buryo bwo kwiyahura ushaka kujya ku Kivu nibwo nashatse kwiyahura muri ibyo bihe yego hanyuma rero umacinya waje kwikira uti macinya ubwo macinya ubwo byagenze gutyo ubwo mvuye aho ngaho ku muhanda aho nari ndyamye maze kuruka maze kubera ko nta nicyo naryaga yarihagaritse macinya yarihagaritse imaze kwihagarika nuko mbona ndayikize ubwo hapfaga abantu benshi cyane mbona simpfuye icyo gihe wari utarashaka ubwo icyo gihe nge ubwo nari nashatse mbere umwana wanjye w'imfura mbere ya jenoside ubwo nari nagiye mfite umwana w'imyaka 4 ariko ubwo ngubwo abana ni wacu ubwo rero uwo mwana ntago nari kumwe nawe nongeye kumubona duhungutse cyo wasanga Imana aramurinze nsanga ariho umugabo mwari mwahuye gute uwo mwashakanye nyuma y'intambara nyuma nyine ubwo naje gushakira muri Kongo maze kugira ubuzima maze gushakira muri Kongo rero ubwo turabanye tumaze kubana duhungutse baramufunze bamufunze nsubira mu buzima bwanjye ubwo nuko byangendekeye yego ubwo rero ntago nagombaga gutungurwa no kuvuga ngo iyo ndwara ntiyaza kuko yaza ushobora kuba utajya kwirirwa wigurisha ucaha ariko ukagwa mu gishuko icyo kikakubaho cyane cyane nk'abadamu rwose bahura n'ibibazo wigeze uhura n'ibishuko wowe ariko ubu ntabyo ariko muri icyo gihe imyaka nefite yarabinyemereraga ku buryo washukwaga cyane oya kabijyamo cyane oya ntabyo nagiyemo nuko nguko byangendekeye ngiye kunywa igikatsi aho hantu niho nategereje ko ubwo ngubwo byaba byarangendekeye gutyo yego tugaruke rero ubwo iyo ngiyo ubushatse kwiyahura ariko tugarutse kuri wa mugabo waje kugufatirana akanagutera sida ubu ngubu aracyafunze arafunze hanyuma rero wowe mu kuryamana wavuze ko wageze aho uti ni igihe uryanye reka mwihorere ariko nta kindi wanarenzaho niba ugeze ahantu urabyumva byari mu bihe duhungutse ntanahazi ahantu utazi ugiye gushaka ikiraka barakiguhaye noneho nibinakugendakira gutyo no kuvuza induru nturanamenya nuriya muntu uje kugutabara ese ninde urahamagara ndi no gutekereza uti n'ubundi wenda n'abana banjye bari bunarye reka mbyemere nta kibazo kuko nari umuntu umwe wibereye aho ngaho ubumva ko nta kibazo ibyo bijya bibaho ariko nateje akaruko byandegeye ko amakuru rwose naramenye ko ari uko byari bimeze cyiza noneho ubwo ibyo byose ndikumva aragihura n'imbogamizi nyinshi cyane z'ubuzima hazamo kuba washaka kwiyahura n'ibiki hanyuma hari igihe kigeze kugera ubuzima buragucanga wumva wasiga umuryango wawe
nkawusiga nkagenda bya bindi bita gutandukana n'umugabo cyangwa se kwahukana. gutandukana n'umugabo kwahukana bitewe n'ingaruka z'uburwayi n'ibiki guhuta umugabo wanjye rekana azamwanduza. oya nkimara kumubwira gutyo ubwo ngubwo nta kindi cyagize ibyo kugira ngo tutandukane byo natekereza kugenda ariko mu buryo bw'imibanire yanjye nawe gusa bya bindi byo mu rugo byo kutumvikana byo kudahuza nibwo naje kubitekereza. ariko ngubwo muri kumwe mumeze neza? oya nta kibazo, ni umusaza arahari nanjye ndi umukecuru, ni umusaza araho nanjye ndi umukecuru nuko nguko nta kibazo. ibyo guturwa no kugira gute nigeze kwahukana reka kera ngo mwarahuye cyane umugabo bakaza gucyura, hari aho byigeze kumba ariko noneho ubwo ndahera nkodesha n'inzu noya ntabwo nayikodesha nayisabye bazibaniramo ubuntu ndayitunganya maze kuyitunganya ngiye kwigendera nuko mukuru wanjye arandeba arambwira ati harya ugiye gusigura uko ugende ntiyo ati se kugiye kugenda aba bana ukaba ugiye kubajyana ati uwo uramuruhuye ahubwo ni umuruho wihaye inti ati kandi rero urarusenya ati kuzarwubaka bizakugora. noneho ubwo rero ndibaze ntari kubundi ngiye ndaceceka nazinze ibintu haha nahakuwe nahatunganyije ndangije ndabona ko se ubundi ndabireka nawe noneho ngiye kumva numva abwiye abana ngo ariko ngo nyoko ngo wazinze ibintu ngo yagenda ngo cyangwa aracyahari avuza gutyo mva nkiriya ni ntiwari ubizi n'ibindi ntinagira ngo ndebe yuko uri babazwe nuko ngiye cyangwa ko bigushimishije ntinarumvishe ko ngiye kugenda mfata abana ngende usigare wenyine ntiwari uzi n'ibindi ni papa wawe ntiwavuye iwanyu uraza ujya iwawe nanjye mva iwacu ndaza nzi iwanjye nzaza hano iwawe ariho n'iwanjye nuva hano ukajya iwanyu nanjye ndahava njya iwacu niba wanzi twese ni hano ntaho ngiye kuva ubu ntabwo ndahukana ariko uwo muzatubana gutyo ubwo turi kumwe ariko nyine n'ubundi ukurikije hari ikiganiro nigeze natanga ariko iyo twatangiye kuganira ni iki ngiki gusa cy'ubu burwayi ubundi buhamya bw'iby'Imana ndumva bwo tutabuteguye ariko Imana se yagukoreye ibiki ubwo utugeze ku ntuzo urambwira uti nta bundi waba warashatse kwiyahura cyangwa se gutandukana. iyi nshuro wongeye kwiyahura irahari? oya ntabwo nagiye kwiyahura ariko uzabukurikirane hari aho nabutanze ubuhamya kuko natanze ubuhamya butatu. buvuga kuki ahandi bavuga kuki? byose ni iby'Imana naho Imana yanyikuriye. Imana hano yagukuye ari inyiganiriza ku bwayo insanze idatumye umuhanuzi. Imana ni Imana rwose pe uvugana nayo cyane umva rwose Imana yaransanze ariko yaraje irakuganiriza ubwo ubuhanuzi njye naba narabonye umuntu yampanuriye. yego yakuhanuriye gute? ni kabiri nibwo nabakari ubw'Imana yantumyeho rimwe bwa mbere hari habaye igiterane ubu ni ngewe nabwiye ko nta kazi mfite ndi umukene ariko ubasha gushaka ngo nshake agasabune nkarabe mbese ntambuke ubu se mbonye gutya abona ntakeye. urakeye cyane umeze neza. ubu se ubona nkora akazi iki? nabonye umeze nk'umucuruzi. urakoze ko Imana itera umuntu iteka. umucuruzi ubwo navuga iki umuhinzi ariko ntabwo uri umuhinzi kuko izo ntoki ntabwo zahinze. izi ntoki ntabwo zifite amaboko nibyo ntabwo zikireka wenda hari ukuntu umuntu anabaho neza wenda wajya uva no guhinga ukaba ufite n'umugabo mwiza ugataka gukora akamasaje ukamera neza nabyo birashoboka ariko bigaragara ko ubuzima bwawe butameze nabi. ntabwo bumeze nabi ubwo ni ukubera Imana. ngenda umuhinzi. uri umuhinzi? umuhinzi ukampanikira ariko nkanagukorera ugahingira abandi. nzi ko ari umurimo wawe. mfite imirima yanjye ariko nta kandi kazi nkora uretse guhinga gusa no kuzana kuranguza. reka da oya
buraza akabitwara mu murima we ntabwo ngira ibyo nshyira mu murima nshyira mu rugo mfite umuryango munini ngaburira none se mutunzwe n'uko uhinga ukajyana mu rugo mukarya gusa tukarya none se amafaranga avaye amafaranga se ni ntabwo ujya ukena amafaranga ariko nagoye ko ubukene butera intuza nagoye ko njye ndi umukene uretse ko imana inyisigira imana yanyisigira ariko none se hari ahantu bavuze ngo imana yagusanze gute sa nkubwira yagusanze uri mu bihe bintu byari byagucanze mu bihe byancanze mu bintu byari byago wenda nshobora kuba nabonye inkuru wakoranye n'uriya uyu nguyu bikari ashobora ko ari inkuru nabonye mwakoranye uvuga ko warwaye sida ugakira ariko se nta yindi nkuru nako ahandi ubwo buhamya watanze urebye kuri cano Kavana Pasiteri Kavana Pasiteri iriya cano ye urebye inkuru natanze y'ikiganiro cya sida ugakurikira hepfo wabona ubundi buhamya bujyanye n'iki bujyanye n'iki hari ubuhamya natanze nagiye gushaka inzaratsi wigeze kujya gushaka inzaratsi kugira ngo nibonere umugabo ajye mu murongo umugabo wawe yageze arakunanira umva nkabona akuzarebe ko umuntu agiye gukora ukabona umuntu haje nta faranga guhaye we yajyaga gukora yangiza akaza amafaranga akiye ukabona mu rugo nta bwumvikane ubwo rero nagiye gushaka inzaratsi yego ariko ngiye kuzishaka niba arizo bampaye yego kugira ngo rwose pe twumvikane narengene nkajya gusenga yego nkabona umuntu agiye gushima imana ariko nabona umuntu ashima imana nkamwitegereza nkahera ku cyo yambaye nkabona urishima imana nuko ameze gutya na gutya ubu se nzaye gushima imana ko mpingira amafaranga nzaguhingira amafaranga imana ko nambara igipande kimwe cy'igitenge nteka ntabyo byavamo umugabo akora amafaranga akarya sinye mbona amafaranga ahubwo mu rugo akari urusaku gusa ari amahane gusa ahoraho ari amahane gusa nzahora nzagenda mve mu rugo bambera ikibazo rero noneho rero nteka njye gushaka inzaratsi nzamuhe umuti ajya nkunda noneho ubwo muri icyo gihe njya mu bapfumu uhura n'umupfumu mwe n'umupfumu ubwa kangaru ujye mu bapfumu ubwo icyo gihe bwari ubwa mbere ndimo gushaka ku mupfumu abantu baraganira najyaga mbumva aho ngaho iwacu iyo mvuka niwe nkumva bavuga ko ibyo bintu babigira nyine ngenda ngiyeyo rero naragiye bampa utuntu ntanga amafaranga yanjye yego umwe muhaye 500 nagiye ku bapfumu babiri umwe muhaye 500 amafaranga ibice ari 500 umuhinzi ari 400 si umuhinzi wose se yego ndagenda njya ku wundi nawe bakarigata arambwira barangije bakarigataho ngo bambwiye ko nazavuga ngo umuntu azapfa barigataga gute gufata umuti yajya kuwuguha akarigata ngo kugira ngo akwereke ko atazapfa akavuga amagambo yo kuwutongera ndaza urabona hano iwacu mu giturage hari ukuntu haba hari urubingo mfata agapapuro nshyiramo nashyizemo negeka akanonko ngo nzahamenye mbese mu rubariro rw'inzu ngo nzahamenye bambwiye kuzawumuha mu cyayi byarangije nk'ejo haba haje umubyeyi yaragize nk'ahangeze arambwira ati mu izina bakunda kwita mamiveti ati mamiveti yo gusenga neka nkubwire ntabwo njya gusenga mfite umwana nta kintu mfite cy'impamba mushyiriye koko ndajyana umwana mwirirwane nta gakoma biragenda biti arambwira ati turi burye ati turi bunywe ibiryo by'umwana arabiguha ngwino tugende tujyana ibiti Galilaya hari urusengero rwabaga mu Gatsata rwa na Pasiteri Mupenzi aho ngaho twenda tugiyeyo yari amasengesho y'ababyeyi iminsi 2 turasenze batanga ubuhamya bavuga nkumva ibyanjye biroroshye ariko ku mutima nti nasenga reka nzamuha ziranzaratsi ntago batanga ubuhamya barangije barakize nishinga bakize bambaye neza umugabo agenda akabaha amafaranga bagahaha bakamererwa neza bakambara igitenge nuko byarangiye ubuhamya ndabwumva bw'abandi ndataha maze gutaha rero ndaryamye ariko ndariye
bampaye icyayi bampaye ifiriti bampaye n'iby'umwana aho wari wagiye gusengera aho nagiye gusengera narasenze se ni ibiryo niboneye niboneye ibiryo namwe ni basi nitanye ibiryo rese ugiye gusenga iki na bya bindi biri hariyo byarangije mu gitondo bati ni ugusubirayo ntibiryo bihari naragiye nsubirayo njya kwirira kandi baba bazi ngo waje gusenga kandi nazi gusenga byarangije ntaha burya Imana ifite uko ikora maze gutaha nararyamye mare kuryama nza kubona njya gusenga mfite indirimbo na Bibiliya mu kwaha mbifashe mu kwaha gutya ntambutse numva aho bari kuririmba ngo njye mu materaniro natungwe no kugenda mbona ndahagaze sinakomeje ngo ngende sinasubiye n'inyuma nagumye hahandi maze kuguma hahandi rero noneho nagiye kubona mbona igiti imbere yanjye gikase neza harimo akanuma kajya kinagamo kinaga nkurikira kureba ya numa igiti ntabwo nongeye kukibona sinongera kukibona nyine ubwo neretswe mbona igiti harimo akanuma kinaga igiti mbona sinongeye kukibona icyo nshatse kuvuga burya inuma ku bantu basenga burya igaragaza umwuka wera burya aba ari umwuka wera rwose ibonye inuma noneho mu gihe gatoya nagiye kubona mbona umurabyo imbere yanjye nkimara kubona umurabyo mbona imbere haratse hamaze kwaka narebye hejuru mu zuba mbonamo umusore umusore yambaye ikanzu yera ariko amaboko ari inyuma arambwira ngo usenze amasengesho y'iminsi 2 utarata ziriya nzaratsi mu nzozi namushoje Mwami Yesu ni wowe ubimbwiye kandi ubimbwiye ubabaye niba ari wowe mbara nkurebe iminota 2 nahanze amaso mu kirere ndebana na wa muntu arambwira ati ngewe nduta abasore bose nduta n'abagabo bose arambwira tuzasonza ariko ntuzarwaza bwacyo arambwira tuzambara rwose uzabona ibitenge uzambara amaze kumbwira gutyo ndavuga nti Mana ni Yesu we niwe ubimbwiye akimara kumbwira amagambo ko nzambara uko nubwo ntasoza ntazarwaza bwacya ubwo amaze kumbwira ayo magambo niko n'umuntu aragiye mba ndakangutse kangutse abise izi nzozi zishatse kuvuga iki yabonye Yesu asata ni inzobe ni igikara yasaga n'izuba uko mu murabyo hasa niko yasaga nabonye yaka nk'izuba gusa nyine ibonera imyenda y'imyeru ariko sinabona amaboko iryo jwi ndaryumva maze kuryumva rero ubwo nibwo nagiye bya bindi mbikura hahandi ndabijugunya kuva icyo gihe hashize igihe kirekire nibwo natandukanye n'ikitwa umupfumu iyo bategereje cyo kuraguza ntekereza za nzozi ubwo izo ziba zatambutse numva ko ari Imana inyikuriye hehe hahandi sinasubiyeyo sinanabimuhaye narabijugunye reka wenda tuzakora ikiganiro utaha tuganire umbwire umbwire kuri ubwo buhanuzi utaha tuzakora ikiganiro kuri ubwo buhanuzi uko aho Imana agiye gukura uko Imana yakurokoye nagiraga ngo tuganire ko numvise ubuhamya bwawe numva bunkora ku mutima so niye nama wagira abantu noneho babana n'ubwandu nkawe wigeze kujya muri ibyo bihe umuntu ubana n'ubwandu namujya kwihangana akifata uko ari ariko akirinda gukora iki kwisesagura mu byaha sambana n'ibiki burya n'Imana ibonye nta mugambi wo kwanduza abandi Imana ikugirira neza akirinda kwisesagura hari uwatekereza ati ntabwo nihamagariye nanaka bimugereho oya oya burya ntago byaba ari byo agomba kwifata gutya akavuga ati ngiye ngomba gutuza uko byagenze nuku nguku Imana igomba no kumurinda no muri ubwo burwayi ariko ntagiye n'icyabo ubuzima bugakomeza akihangana gusa akirebera ku Mana
Okay. Yego wakoze, reka dusoze. Hari abantu babonye ubuhamya bwawe wenda bakorwa ku mutima. Noneho ndashaka kubaza, hari nk'umuntu wifuza kukuganiriza cyangwa se cyane ko wanavuze ngo uri umukene ntabwo ubayeho neza, hari n'umuntu ushobora gutuma mama reka ngire icyo mwifashiriza kuko wenda ibyo wavuze biranyubatse. Yakubona kuri nimero ya telefone ni 07 072 yego 14 26. yisubiremo 078 072 yego 14 26. yego sawa urakoze. Ubwo atambonye kuri iyo hari indi 078 yego 93 18 yego 39. sawa urakoze ubwo iyo ngiyo akaba ari niyo umwana wo mu rugo nyine umwana wanjye w'umuhungu. Izo nizo nimero mbarizwaho. yego urakoze, reka mushimire.